Dr Inshuti yakomeje kwandika agira ati urukundo rwikaragira mu ruhande rw'inyungu nubwo gusa inyungu zarwo ntizishingiye ku bushobozi bw'amafaranga. Inyungu zisumba izindi muri ubu buzima ni inyungu zishimisha amarangamutima yacu. Iyo yahungabanye n'ubuzima bwose buba buhungabanye. Iyo turi gushakisha ibyo byishimo, amarangamutima niyo aba ayoboye ubwonko. Ntituba dutekereza ku ngaruka z'ibyo turi gukora kugira tubone ku byishimo, nyamara ahazaza haba hazagera tugahanirwa amakosa yacu mu bihe byahise. Nubwo amakosa atandukanye uburyo bwo guhitamo kwacu, ubu buzima ntibuba butworoheye. Buri gihe budusaba gukora ayo mahitamo ngo turengere ibyacu. Tuba dufite ubwoba ko bigiye kudusiga kandi tukibitunze kandi tukibikunze. Irakiza yansabye guhaguruka nkaba ndetse kuba hamwe n'Isheja tukiherera gato. Yari umukoresha wanjye ndetse ari we nyir'ibitaro. Nta burenganzira na buke nari mfite bwo kumusuzugura. Ubwo nari ndi guhaguruka, Isheja yamfashe akaboko nuko ahanga amaso Irakiza amusaba ko yaba ndetse nkaguma iruhande rwe. Irakiza yabanje kubitekerezaho. Isheja akomeza kuvuga ati iyo agiye ntabwo agaruka, byibura mureke iruhande rwanjye indi minota mike. Isheja yari ari gusaba ibyashimisha umutima we ariko ari kubabaza umutima w'Irakiza. Irakiza yaramurebye nk'udafite icyo kumusubiza. Zari inshingano ze zo kumushimisha kuko amukunda, ariko uburyo bwiza bwo kumushimisha ntikwari ukumugumisha iruhande rwanjye. Irakiza yariyumviriye acibwa intege n'iryo jwi ry'urubaya ry'Isheja. Yibagirwa byose yari ari kunshakira, nuko yemera ubusabe bw'Isheja. Irakiza mu guhindukira kwe yahindukiye atabishaka, yacitse intege ku maso, avuga duteye umugongo, ansaba ko mu minota mike yari imbere naza kumusanga mu biro bye. Ijwi rye ryari ririmo agahinda kenshi kasobanuwe n'ibitonyanga by'amarira nabonye bigwa hasi. Gusa Isheja kuko yari yarangariye mu maso hanjye we ntiyabibonye. Irakiza yateye intambwe, buri ntambwe kavuga agahinda ke. Yagiye yakomeje umutima, gusa ntiyari ari kwiyumvisha ukuntu njye nakundwa n'Isheja nkamumutwara. Inshuti yanjye yo ku ishuri yigeze kumbwira iti urukundo ni urugamba rusumba urw'ibitwaro bya kirimbuzi. Ibyo sinigeze mbyizera na rimwe kuko sinigeze nkunda muri ibyo bihe. Gusa ubu nicaye muri gereza kubera urukundo nibwo ndi gusobanukirwa iryo jambo. Agakunze babiri karabateranya, niko umunyarwanda yabivuze mu migani. Ubushuti ni urutirigongo rw'ubuzima bwacu. Ntawe byakorohera kugera ku byishimo inshuti zitamutije ibiganza. Nubwo inshuti zidufasha kugera ku munezero, ni nazo zizana amakuba mu buzima bwacu. Iyo zitangiye kubusanya nibyo twe twizera abavugaga rumwe batakivuga rumwe, kandi bose bari kuvuga inyajwi ndetse n'amasaka amwe ariko bari kuvuga ibitandukanye. Nibwo uwari inshuti ahinduka umugambanyi. Buri wese mu ruhande rwe aba ari mukuri. Kwikunda nibyo bituma tubona bagenzi bacu ko bari mu kinyoma, kandi uko kwikunda si byo dushakishiriza kure, n'ibyo tuvukana muri kamere yacu duhererekanya igisekuru kimwe ku kindi. Kwikunda biza imbere mu mubano wose twagirana n'umuntu uwo ari we wese. Iyo uko kwikunda kwasumbye kamere yacu nibwo igihe cyo gukora amahano kiba kigeze. Igihe cy'impinduka zitugaragaza abo turi bo, tukiyambura uruhu rw'intama. Ibirura byihishe bigacika ishyamba, ubundi isi ikamenya ibibi byacu kuko ntituba tugishoboye kubihisha. Abana bataziranye ndetse hatana babanye. Iyaba ntaramenyanye n'Irakiza simba ndi uwo ndi we, ndetse nawe yaba atarahuye nanjye ntaba yarahindutse uwo ari we none. Gusa twembi nta kindi twari turi gushaka, n'ibyishimo by'amarangamutima yacu. Umunsi wo guhuriraho n'umuntu niwo munsi uba utangije gutandukanya kwanyu. Nubwo mwarambana mukagendana inzira zose z'ubuzima bwanyu, mugasangira akabisi ndetse n'agahiye,
yewe mukitiranwa n'amazina, abababonye bakabita impanga, mukamanuka imisozi y'ubusore bwanyu, mukazahana amaboko nk'abagabo, buri umwe agwaza itaza mugenzi we akamurinda gusitara no kuyoba. Ibyo byose bihindurwa ubusa n'ikiraro mutakwambuka, nubwo mwaba muhuje amaboko babita ibiganga bidatana. Kibaye urupfu ntiwakwirenga, iyo rwasamye ruje kukumira nta yindi mishyikirano aba ari cyo gihe ngo ugende, aho abagukunda batazongera kubona isura yawe, ahubwo basigarana ibihe wabasigiye, byaba byiza cyangwa bibi, byose abantu bahora babyibuka. Nari ndi kumwe n'Isheja, turi kumwe n'ibitekerezo byanjye byari biri kuri Isheja. Ntiyari afite inkuru nyinshi zo kumbarira kugira muvane kure aho nari natakariye mu bitekerezo. Nawe ntiyari we, yari yaribagiwe ibyo byose, yibukaga bikeya mu ndagiheze. Yandebye mu maso abona sindi hafi, nubwo ari kubasha kumbona ndetse no kunkoraho. Nanjye narahindukiye ndamureba, nibaza niba ari cyo gihe cyo kumubwira ibiremereye umutima wanjye byose. Gusa ubwonko bukomeza kumbuza. Ibyari iminota nari nahawe n'Irakiza byahindutse amasaha. Nari ndi kumva nta mwanya na muto nahereza umuyaga ngo ube iruhande rw'Isheja mu cyimbo cyanjye. Isheja yarahagurutse amfata akaboko arampagurutsa, twembi tumaze guhagarara ansaba ko nakwerekeza ku biro by'Irakiza. Ntiyari yakamenye ko ari we nyir'ibitaro, yari azi ko ari umuganga mugenzi wanjye. Twateye intambwe amaboko atari gutandukana, n'intambwe zacu zidasigana. Tugeze aho gutandukana, nsaba Isheja kudasoma inyandiko zirimo umuti nasigiwe na Dr Kaje guhakwa. Yansabye kudatinda kuko nintinda arabura icyo akora agasobanura iby'ubwo butumwa bwari bwanditswe mu nyuguti nyinshi ndetse n'imibare myinshi, busaba ubuhanga kugira ngo busobanuke. Namusezeraniye kwihuta ndetse ko ntaratinda. Ibyo byose twabiganiraga dufatanya ibiganza, adashaka kundekura. Nanjye nari uko ntashaka kumurekura. Imboni ze zahuraga n'izanjye zigahinguranya zikagera ku mutima. Nta kindi cyari mu maso yacu, urukundo. Ibyari by'uburwayi ndetse n'umurwaza byari biri guhinduka inkuru y'urukundo. Abari batuzi twembi, uhereye ku mihanda Isheja yabereyeho umusazi ukageza aho mu bitaro, aho Isheja yatangiriye urugendo rwo gukira, ntibari bari kubabazwa n'urwo rukundo rwacu, nubwo batarwiyumvishaga ko rushoboka. Ariko rwari urukundo rw'ukuri namukunze, nubwo ntari nzi niba nawe ankunda urukundo rw'ukuri nk'urwatembaga mu mutima wanjye. Kumukunda byari ibyishimo byanjye. Sinzi uko nabaho nakunda Isheja. Urukundo mukunda niwo mwuka mumpeka, urukundo mukunda niyo nkuru nganira, urukundo mukunda niyo amazi amara inyota, urwo rukundo mukunda kandi niyo simbona nta magorwa, urwo rukundo mukunda niyo nzi ndinda imbeho n'inzara, urukundo mukunda nirwo rumuri rumurikira mu mwijima, urwo rukundo mukunda niyo nyenyeri nkurikira iyo nayobye ndi gushaka amerekezo, urukundo mukunda niyo mirasire inyirukanira injereri ikanzanira inyoni, urukundo mukunda niyo mpano yonyine imara irungu, urukundo mukunda nirwo rugendagenda sinanirwe, urukundo mukunda niyo ngabo ihagarara hagati y'agahinda ndetse n'ibyishimo byanjye. Yewe urukundo mukunda si ubuzima gusa, ahubwo ni ubugingo bwanjye. Umuyaga warahushye, ibiganza byacu biratandukana. Isheja atera intambwe yerekeza mu cyumba cye, nanjye nerekeza ku biro by'Irakiza. Amatsiko n'ubwoba byari byose. Nagiye nambaza ibisekuru ngo icyo gikombe cy'uwo munsi bikindenze. Nta mbaraga na nkeya nari mfite zo guhangana n'Irakiza, kandi icyo yari akeneye nicyo nanjye nari nkeneye. Sinari nkibashije gukomeza kubimuhisha ko nkunda Isheja, nawe yari abizi. Icyari gisigaye rwari urugamba hagati yanjye nawe, hagati y'ubushuti bwacu bwari bumaze gushinga imizi mu cyizere yari amfitiye nanjye mufitiye.
Nageze mu biro by'Irakiza nsanga birafunguye ariko we ndamubura. Narebye muri parikingi sinabona imodoka ye, telefone niyo nakoresheje mubaza iyo ari, arandangira nanjye niga moto nk'ibisanzwe ngira ngo nihute. Nasanze Irakiza ku kiyaga cya Kivu, aba yicaye areba inzu ye, musanga ari wenyine. Nta gacuma yari afite ahubwo yari ari kure mu bitekerezo. Nateye intambwe buke buke musanganira nawe andeba adahumbya. Yitsaga imitima nkabibona ko ari gushakisha igisubizo cy'icyo kibazo cyavura umutima we, ariko akaba yashobewe. Sinari nzi icyo gukora. Ubwo nari ndi kumusanganira hafi nari nshaka kumuba hafi, kandi ari njye uri kumutera uburibwe afite. Nari nshaka ko ibiganza byanjye byamuhoza amarira ye, kandi intoki z'umutima wanjye arizo zifashe intoki ziri gukubita urukundo rw'umutima we. Amagambo yanjye niyo yari akeneye kugira yumve ihumure mu matwi ye, ariko ijwi ry'umutima wanjye niryo ryari riri gutera umutima we gushengurwa. Irakiza yari akeneye inkuru zimuha icyizere cy'ejo, ariko akanwa kanjye ntikari kari kubasha kuzimubwira kuko nari ikibazo kuri we. Namwicaye iruhande ntamusuhuje, abanza kundeba, nuko yitegereza inzu ye ayasobanuraga ubudahangarwa bwe. Nanjye narebye iyo nzu mbona ko ikwiriye kuba mu bwiza bw'isheja. Irakiza yarahindukiye arandeba arambwira ati warakoze. Impamvu zo kunshimira zari nyinshi kuko namubaye hafi mu buzima bw'iminsi mike yari amaze mu Rwanda. Nari umukozi we mwiza utuma ibitaro bye byongererwa icyizere. Nateze amatwi ayo mashimwe ye kugeza arangije, nuko nanjye ndahindukira mushimira ko anshimiye. Twaganiriye amagambo menshi ashaka aho yahera ngo arase ku ntego, nanjye mfite amatsiko y'impamvu nyamukuru turi aho ngaho. Nuko kera kabaye ambaza ku kibazo nyamukuru cyari kitwicaje aho ngaho. Arambaza ati kuki wabimishe? Nta jambo na rimwe ryari riri kuramira icyizere cyanjye imbere ye, mu gihe we yari yaramennye umutima we akambwira ibanga ry'urukundo rwe, ariko njyewe nkabimuhisha. Nta mpamvu nari mfite yari gutuma muhisha ko nkunda isheja. Mu gihe ndi gushaka icyo kumusubiza arongera ati kuki wabihakaniye imbere y'umubyeyi we? Byari bibaye ibibazo bibiri bimpindura ikigwari mu maso y'isheja. Gusa ku bw'amahirwe yanjye ntiyari ahari. Nk'umugabo nagombaga kwisobanura ndetse nkarengera inyungu z'amarangamutima yanjye. Nubwo indoro y'Irakiza yari irimo agahinda ndetse n'umutima we washenguwe cyane, yari akwiriye igisubizo by'ukuri. Nawe yari ategereje ukwisobanura kwanjye. Natangiye kumuganirira inkuru yanjye n'isheja, mubwira ko urukundo rwacu rwatangiye na mbere y'uko aza mu bitaro kwivuza. Mubwira byose ntacyo nsize inyuma, ariko indoro ye ntiyigeze inyizera, ahubwo yanciye mu ijambo asa nk'ubiseka. Yibaza ukuntu umuntu muzima yakunda umusazi nta cyizere afite cy'uko uwo musazi azakira. Nuko arambwira ati wibeshya umbwira ko urukundo rwawe rufite imizi mu mutima we. Narahakanye mubwira ko ntamubeshye. Nuko Irakiza arakomeza arahagarara ku kuri kwe, arambwira ati urukundo rwawe rwatangiye igihe wabonye ko ashobora gukira. Uko niko kuri we yari ari kwizera, ariko kwari ikinyoma. Yari atangiye kuzana ibitekerezo byinshi mu rukundo, atangiye kurugora, yongeramo imibare mu marangamutima ye. Sinari mfite ibimenyetso byo kwisobanura ko ntakunze isheja guhera kera. Urukundo namukunze nirwo rwari ruri mu gutanga ubuhamya muri uwo mwanya. Nuko Irakiza arambaza ati ese niki nakora ngo agusiga nsange? Namusubije nshize amanga ndamubwira nti uzahindura umutima we, nagukunda sinzamukurikira. Iryo ni ryo sezerano ryanjye. Irakiza yarandebye amisha intekerezo ze, nuko arahaguruka aragenda. Nasigaye nicaye aho ndeba uko Irakiza arenga.
buri ntambwe yateye ansiga yayiteye asiga icyizere cyose yari amfitiye. Ubushuti bukomeye twari tumaze igihe twubaka bwasenyutse kuva ubwo. Mu gihe gito njye nawe twari tubaye abanzi kubera Isheja. Nta kiguzi nari mfite cyagura umutima w'Irakiza ngo arekere ntakomeze urugendo rukunda Isheja, ndetse nawe ntacyo yari afite yamunga ngo ndeke gukunda Isheja nk'undi uwaze cyangwa undi mukobwa uwo ari we wese. Nitegereje amazi y'ikiyaga cya Kivundi ukuntu ari magari kandi ari menshi. Umuyaga wawo uhuha wari utangiye kumpanda. Aho kuharuhukira nk'ibisanzwe ku baba bahaje, nanjye nari ndi kuhananirirwa. Icyo ni cyo gisobanuro cy'isi tubamo. Ibihe byoroshye n'ibidukikije biraryoha, ibihe byasharira n'ibidukikije bikaba uko. Benshi muri twe dukunda amajwi y'inyoni, ariko iyo ibihe byicuritse ayo majwi ahinduka ay'injereri, tukazumva ku manywa, mu ijoro injereri ntituba tukizumva. Amajwi yazo aba yabaye ay'ibihunyira ndetse n'ibirura. Amatwi yacu ntaba yumva ibintu byiza. Iyo amarangamutima ari mu magorwa yo guhitamo niba akurikira aba ari kuyashimisha cyangwa ibiri guha abandi ibyishimo yo akiyibagirwa. Irakiza yari mu bihe by'agahinda. Amarangamutima ye yari ari gutungurwa no kuba muri iyi si. Aho yashakiye ibyishimo byose yarahageraga agasanga agahinda kamutanze imbere, kafashe ibyicaro mu ntebe. Nanjye aho nari ndi sinari ntuje, kuko ubushuti bwacu bwari buri kumirwa n'urukundo nakunze Isheja. Sinzi niba nari ndi mukuri cyangwa we yari ari mukuri, gusa twembi twari tugeze mu bihe byo gukurikira amarangamutima yacu. Sinari nkiri umujyanama we ngo amenyeshe ibiri kumawaho. Irakiza yari yongeye kuba nyakamwe. Amarangamutima ye n'ibitekerezo bye ari bo bajyanama bakuru b'ubuzima bwe. Nagiye umuhanda wose mu ntambwe ntoya. Ibitonyanga by'amarira ava mu maso y'umutima w'Irakiza nibyo nagiye nkurikira nk'ibimenyetso binyobora inzira. Impumuro y'agahinda ye yari ikiri mu muhanda wose. Inyoni zari zahinduye indirimbo ziri kuririmba, nazo zari zabonye agahinda ku maso y'Irakiza. Mu ntambwe ntoya zanjye nagiye mbunza ibitekerezo, amarangamutima atari guhuza n'ubwonko ngo bwumvikane uwayobora roho yanjye. Nubwo nari ndi mu muhanda ntera intambwe, bamwe bari bari kumbona. Njye nari ndi kure ku soko y'inganzo, aho abanditsi bavoma ibitekerezo. Ndi kubaza inyandiko zose nasomye ibisubizo by'iyo nzira y'urukundo nari ndimo. Muri uwo muhanda Uwase niwe wangaruye muri iyi si, ahamagara telefone yanjye. Nabanje kujijinganya nibaza niba ndi uwo kumwitaba cyangwa nkamureka. Bigera ubwo telefone yikuraho. Ntiyatinze nanone yarongeye, nuko nditaba. Ambaza niba ameze neza aho kugira abe ari njye ubimubaza. Yarampangayikiye kandi ari njye wari umuhangayikiye, kuko yari antwitiye umwana. Uko kwari ukuri nshaka guhunga, ariko se ntawe umenya icyo ejo hamuhishiye. Ibyabaye niko kuri kutazima. Nubwo waba umunyembaraga ute, ujye wibuka ko Imana yaremye ibyo byose. Utabona ububasha bwo guhindura ahahise. Namubwiye ko meze neza, ariko sinari kubasha kumubeshya, kuko yari azi ijwi ryanjye uko rimera iyo ribabaye ndetse n'iyo ryishimye. Yambwiye ko ndi kumubeshya. Ambaza niba kuba yarambwiye ko atwite ari byo byanteye guhangayika. Sinari uwo guhakana cyangwa kwemera, kuko nakuze bavuga ko umwana ari umugisha ndetse akaba umuziranenge. Yambajije aho ndi, mpamubwira ntabishaka kubera guhatiriza kwe. Mu mwanya muto Uwase yarangezeho. Nari nkiri mu muhanda nabuze iyo mva n'iyo nerekeza. Njye nawe twahuje amaso, nta kindi yabonye uretse agahinda. Yihutiye kumbaza niba Isheja yaje koroherwa. Mubwira ko ameze neza. Arongera ambaza kuba niba ntwitiye umwana ari byo byanteye kuba uko nari ndi. Ndabihakana, ariko warabyemeza. Yantwaye aho bari, twembi turicara. Njye nawe twari dukeneye kuganira, gusa igihe nari ndimo ntibyari ibyo gufata icyemezo ku byerekeye ubuzima bwanjye, kuko bwari buri kure cyane.
Uwase yongeye kunyibutsa urukundo nkunda, arunyibutsa ambwira ko igihe cyose nzahindukira nkashaka uwo kunkunda azaba hararambuye ibiganza ntegereje. Yakomeje ambwira ko icyo ashaka atari ukumbabaza cyangwa kumpangayikisha. Yarebaga uko meze akishinja icyaha, nanjye namubaza impungenge ngerageza kumwumvisha ko impamvu meze gutyo atari ukubera iby'uko atwite, ahubwo ari ukubera ko ntari kubona intoboro nanyuzamo uko kuri nkakubwira isheja. Yamfashe ikiganza ambwira ko we ahari ku bwanjye ndetse ari we muntu uri mu isi witeguye kumva ibyanjye, n'iyo byaba ari ibyo kumuvuna umutima. Ingano y'urukundo yari ari kumpa njye nayiherezaga isheja. Amagambo nk'ayo meza yambwiraga nayo yanyongereraga uburibwe mu mutima wanjye. Njye n'Uwase twaraganiriye tuganira byinshi, ariko amagambo yanjye ari make. Abonye natuje meze nk'uwibaza umutima arawushengura, nuko araterura ati aho kukubabaza reka nguhe ibyishimo. Sinasobanukiwe n'ibyo avuze, gusa yarabaye nk'undebye mu bitekerezo nubwo yibeshye. Yabanje kwitsa imitima, amaso araremererwa, ndabibona ko ibyo agiye kumbwira bidasanzwe. Nuko arambaza ati ese iyi nda nyikuyemo byagushimisha? Icyo kibazo cyarankanguye, mera nk'uvuye kure cyane nkagwa mu bwatsi ntazi. Njye nawe twararebanye, nuko arakomeza ati niba ari byo byishimo byawe umbwire mbikore, kuko sinashobora kubaho mbona ubabaye gutya. Yabivuze afashe ibiganza byanjye ategerezanyije amatsiko ndetse n'igishyika igisubizo cyanjye. Nuko ubwonko bwanjye ndetse n'amarangamutima bijya mu rubanza rwo kwibaza igisubizo nasubiza Uwase.